urukundo nyarwo rushobora guhindura buri kimwe, ariko ugambana nta munsi n'umwe hazigera agera ku ntsinzi ye. uwo nanjye nshobora kuba nta owner of company. Excuse me. Ese Robert aremera gutanga ibye byose kubera urukundo? How do you feel ndi boss wawe? Ariko rero at this moment ntabwo byashoboka. Lucas we kugambana bikomeje gufata indi ntera. Nikagera ibyo Robert sigo ntagera niko cyagera uvuye ambwiye ngo ugiye ngo hajya ngo kuri dine ngo kuki Lucas ntabwo agiye kumvana mu kazi kanjye kantwara imitungo, ngomba guhangana nawe. So busy. Okay, nta kibazo. Bashaka kuguha deal kandi urimo amafaranga ufatika. Kurikira filime Trust No One kuri Analysis TV maze wihere ijisho wumva uburyohe bwa sinema. Turashima Imana uko biri kose. Namwe biragenda mu kazi? Mu kazi biragenda. Mihangana twose utabategura. Hano se ko twamaze kuba nk'abavandimwe karibu urayihorana. Amakoze. So mbasuye rero numvaga hari ibyo ushaka tuganira. Ariko ntibikora. Madamu yaba yigendeye cyangwa oya ntacyo kumeza igihari. Ntekereza ko nibyo tuganira ari by'umuryango. Hari ikintu kiri deep cyane. Okay. Kugema rero ndi muri procedure yo gutanga ikirego. Filime Inzira y'Umusaraba ibintu bikomeje kuba byaryoha kubera iyi episode tugezeho. Tubonye ko noneho umusaza wa Iribageza Rurangirwa ageze hano kwa Rugema, akaba abwiye Rugema ko agiye kuba yatanga kirego. Ibi ni ibintu abanje kuba yateguza Rugema. Ndaje ngusobanurire buri kintu cyose uyu musaza wa Iribageza agiye kuba yaregeraho Rugema. Rero nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota, kanda subscribe, nurangiza ujye muri comment utangemo igitekerezo cyawe cy'uburyo warebyemo iyi filime. Nubona n'igitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima kugira ngo turebe ko twari turi kumwe n'abantu, ubundi nkusobanurire buri kimwe uyu musaza wa Iribageza agiye kuba yaregera Rugema. Rero twihuse cyane, uyu musaza wa Iribageza yaraje asanga Rugema niwe urera Iribageza. Rero arimo arakeka ko afite uruhare mu rupfu rw'ababyeyi babo, kubera ko Rugema yarangije kuba yatahurwa ko ari we wishe ababyeyi ba Iribageza. Uyu mugabo rero amaze iminsi akora iperereza. Abo tumaze iminsi turebana izi episode mwagiye mubibona ko ari ibintu byinshi uyu mugabo yagiye akora kugira ngo abashe kuba yamenya ukuri neza kubishe ababyeyi babo we na Iribageza. Rero amaze kuba yatahura ko ari Rugema, agiye kuba yatanga ikirego cy'uburyo uyu mugabo Rugema yabonyemo Iribageza, uburyo yamurezemo. Rero ni ibintu bikomeye cyane iyi filimi ibashe kuba yagera ahangaha. Aha ni ahantu hakomeye cyane kubera ko uyu mugabo amaze kuba yatahura ukuri neza, nubwo atarabona ibimenyetso, ariko amaze kuba yateguza Rugema ko agiye kuba yajya mu nkiko akajya kuba yamurega, akavuga uburyo yareze Iribageza, akabasha kuba yakura, akabasha kuba yagera ahangaha. Rero Rugema ni ibintu bikomeye cyane. Ese Rugema araza kuba yakisobanura gute ko ibintu bikomeje kuba byagera ahantu hatangaje cyane? Iyi filimi itangiye kuba yaryoha cyane. Ese uyu musaza wa Iribageza, muri kwibaza abantu benshi ngo araza kuba yarega iki Rugema? Byose uraza kuba wabisobanukirwa fa kuba wageze kuri iyi channel. Rero niwibagirwe gukora kuri iryo jambo uri kubonaho ryanditse subscribe kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa buri kimwe uyu mugabo agiye kuba yaregera Rugema, kubera ko Iribageza yarerewe hano kwa Rugema, kandi kugira ngo Iribageza agere hano kwa Rugema urumva ko ari ibintu bitumvikana cyane uburyo Rugema yaba yarabonye Iribageza. Rero nibyo uyu mugabo yarimo abaza Rugema kugira ngo bibashe kuba byamera neza. None uyu munsi akaba agiye kuba yamurega kuba yarareze Iribageza akabasha kuba yagera. Ese Iribageza nta wundi muryango yageraga? Rero ibi ni ibibazo uyu mugabo yagumye abaza Rugema.
nimba iribagiza nta nshuti z'umuryango wa hafi zari zihari ngo zibashe kuba zamurera mu gihe ababyeyi be bakimara kuba bakora impanuka. Uri kumva ko uyu mugabo yamaze kuba yavumbura Rugema, ibya Rugema bigiye kuba byagwamo inshishi kubera ko ibintu yatangiye kuba yakorera iribagiza, uburyo bamufashe namwe mwabonye ko atari ababyeyi be, mwabonye ko kandi iribagiza atangiye kuba yakanguka, akaba yajijuka, agatangira kuba yamenya buri kimwe cyamubayeho, akatangira kuba yasomera Rugema akamubaza ibibazo bikomeye cyane. Iribagiza yatangiye kuba yakubahuka Rugema, urumva ko iribagiza ari ibintu byiza cyane. Rero Rugema araza kwisobanura iki nibamara kuba bamurega mu nkiko. Urumva ko filimi yacu igiye kuba yatangira kugera ahantu haryoshye cyane hashimishije, kandi twabonye ko hano iribagiza yari arimo aganira n'uyu nguyu koce ndetse na Nuza na Kanyana, barimo baganira uburyo babonyemo uyu musaza ise wa Kamarade muri kino gipangu. Rero iribagiza ntago arimo kureba kure, ariko Kanyana na koci bamaze kuba bareba kure. Koci yaramuzaniye amakuru yabashije kuba yakumva uyu musaza ise wa Kamarade arimo aganira na Rugema uburyo yabasanze ari ku gipangu. Abarebye episode yarangiye mwabonye ko uyu mukobwa koci aje hano kwaba iribagiza, yagera ku gipangu akasanga Rugema ndetse na papa Kamarade barimo baganira uburyo uriya musaza ise wa Kamarade arimo yitotomanga cyane, ati ubuzima araburambiwe. Rero uyu koci yarabizaniye iribagiza abasha kuba yabimugezaho, ariko iribagiza yabashije kuba atamwumva kubera ko iribagiza ntago arimo arareba kure, ntago arimo arareba bari kumugira inama ya nyayo, kubera ko koci ibintu yarazanye byari ukuri. Uyu musaza rero muri runo rugo abantu benshi batangiye kuba bamukemanga, ariko iribagiza ntago arimo arumva ibyo barimo baramubwira. Mwabonye ko na Kanyana arimo akemanga uyu musaza ko bavuze ko hano kwa Rugema nta mukozi bazongera kuba bahazana cyangwa umuzamu. Uriya musaza yaje kuba yakora iki? Rero ibi ni ibibazo bikomeje kuba byakibazwa ku bantu batuye mu rugo kwa Rugema. Urumva ko rero na Kanyana yatangiye kuba yakibaza kuri uriya musaza, kandi koko tumaze kubona ko uriya musaza yagambaniye iribagiza ari we dogiteri wabashe kuba yagera hano mwa runo rugo, ariko abantu ntago barabasha kubimenya. Twabonye ko bimaze kuba byamenywa na Kanyana na mama Kanyana ndetse na Nyiranambara na Fabiola ko uriya ari we dogiteri. Ubu ngubu agiye kuba yabihishamo mwa runo rugo. Rero iribagiza bayumubwiye, iribagiza agirira impuhwe dogiteri, aravuga ati kariya gasaza kari buke kabura amazuba abiri ngo kipfire. Rero uri kumva ko Kanyana na koci batangiye kuba bagira inama nzima iribagiza, kubera ko bamaze kuba babona ko uriya musaza afite ikintu kimugenza hano muri mwa runo rugo, nubwo iribagiza atari kubasha kuba yabumva. Iribagiza ntago arimo kureba kure. Rero ibi ni ibintu byiza cyane Kanyana na koci babashije kuba bamugerezaho amakuru kugiye, nubwo abumviye ubusa iribagiza atabashije kuba yakumva ibintu bamubwira. Baramubwiye ati agende uriya musaza amwitondere, amugendereho runono, abashe kuba yamuneka, amenye ikintu cyamuzanye mwa runo rugo. Bamuhaga urugero kuri Kamarade y'uburyo yaje mwa runo rugo afite ikintu ashaka, ariko iribagiza yanze kuba yabumva, kubera ko Kamarade bwa mbere aza mwa runo rugo yaraje kuba yarwanira iribagiza, aje kuba yasaba akazi mwa runo rugo, yaraje kuba yarwanira iribagiza. Rero niyo mpamvu bavuze ati uriya musaza nawe afite ikintu kiri kumugenza mwa runo rugo, kandi koci yari amaze kumubwira ko yigeze kubumva we na Rugema baganira. Uriya musaza yitotomanga ati ubuzima araburambiwe. Rero nibyo ni ibintu byiza kuba koci yarabuye iribagiza hakiri kare. Iribagiza nabana kuba yamenya ukuri, uri kumva ko koci azaba yaramubwiye hakiri kare, iribagiza ntazicuze nyuma, kubera ko yamaze kuba yabwirwa ariko niyumve. Ndi kumva ko filimi yacu Inzira y'Umusaraba itangiye kuba yaba nziza cyane, kubera ko hano twabonye ko uyu musore musaza wa iribagiza arimo arakundana na mushiki wa Cyusa. Ni ibintu byiza, bageze mu rukundo rwabo ahantu hashimishije. Urabona ko aba bana batangiye kuba bagera ku ntego zabo, barimo barabwirana uburyo bagiye bahura, uburyo uwakunze undi bwa mbere. Rero ni ibyishimo cyane, kubera ko aba bana batangiye kuba bakundana. Ahantu tugeze urabona ko ari ahantu heza cyane, kubera ko aba bana batangiye kuba bakora urukundo rushimishe. Ese Kanyana twabonye arimo arakunda uyu musore Rurangirwa, we ibyo bizagenda gute ko Rurangirwa arimo arikundanira na mushiki wa Cyusa? Uri kubona ko ibintu byabo, urukundo rwabo rugeze ahantu haryoshye. Rero hano bari barimo baterana imitoma y'urukundo, uburyo ibintu bitangiye kuba byamera neza, uburyo umwe yabonye undi, uburyo uyu musore
musore yaje mwa runo rugo agakunda uyu mukobwa ariko akagira isoni zo kuba yabimubwira kubera ko uyu musore ni umupolisi yarebaga ngo amapeti afite ngo akareba abwira umukobwa ko amukunda akareba ko yabasebye aramutse amuhakaniye akamubwira ko afite undi uri kumva ko uyu musore Runangirwa yari yarakunze umuntu kera ariko akabura ahantu abihera akanga kuba yabivuga bakamusebya bakamuhakanira uri kumva ko yari yaratinye ko bamuhakanira ariko yabashe kuba yarikocora asanga uyu mukobwa nawe yari yaramukunze kera yabwiye rero kugira ngo uyu mukobwa abashe kuba yabwira uyu musore ko amukunda yatumye mama we abasha kuba yabwira uyu musore ko amukunda ni mama ye wabwiye uyu musore ko umukobwa amukunda uri kumva ko rero mama Cyusa yatangiye kuba yakora ibintu byiza cyane yashakiye umukobwa we umukunzi kandi urabona ko umukunzi yamushakiye bari mu byishimo bameze neza cyane rero ibi ni ibintu byiza twashimira mama Kanyana ndetse n'uyu mukobwa batangiye kuba bahura n'uyu musore uri kumva ko ibintu bitangiye kuba byagera ahantu heza cyane rero iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba yaranzwe n'ibintu byinshi bigomba kuba byaba byiza kurushaho kubera ko hano Rugema arimo yibohora ku mugore we mama Kanyana kubera ko ibintu yabashe kuba yakumva amabanga yabo yabashe kuba yakumva amabanga atarakwiye kumva we na Nyiranambara rero uyu mugore arimo arasabwa imbabazi yabonye iturufu yo kuba yatsinda Rugema noneho akajya avuga ikintu akabasha kuba yakumva kubera ko Rugema atabashaga kuba yamwumva rero amaze kumva hari amagambo yamaze kumva amaze kuba yavumbura ko dogiteri ari muri runo rugo dogiteri uri guhigwa na Iribagiza dogiteri urimo urashakishwa na bakamarade kugira ngo abashe kuba yaha umuti Iribagiza yamaze kumenya ko ari we muzamu bavuga uri muri runo rugo rero ibi ni ibintu byiza cyane kuba Kanyana yamaze kuba yabivumbura ariko ikibi nta situruzi nimba araza kuba yabibwira Iribagiza rero namara kuba yabibwira Iribagiza ntabasha kuba yatinyuka akabibwira Iribagiza urumva ko uyu mama Kanyana arabakoze igikorwa gikomeye cyane muri ino filimi kubera ko hano twabonye ko mama Kanyana ari we muntu wundi wumvikana na Iribagiza ubashe kuba yakumva amabanga ya Rugema ese uyu mama Kanyana araza kuba yatanga aya mabanga ya Rugema kandi twabonye ko mushiki wa Rugema nawe yamaze kuba yamenya ko hari amabanga barimo baratsimba we mama Kanyana ndetse n'uyu mugabo we Rugema uri kumva ko mushiki rero wa Rugema nawe twamaze kubona ko nawe ari ku ruhande rwa Iribagiza atangiye kuba yabahata ibibazo bikomeye cyane atangiye kuba yatangira kuvugira Kanyana rero ni ibintu bitari byiza cyane kubera ko Kanyana yamenye amakuru nabashe kuba yayabwira Iribagiza kandi Iribagiza byari kumugirira akamaro akabimenya ko umuti umuntu arimo arahiga arimo hano mwa runo rugo atazigera apfa kumubona niwe Iribagiza ari gufeka akita agasaza katafite ikintu kabura amazuba abiri kipfire ntago Iribagiza yamenye ko ari dogiteri rero Iribagiza aramutse amenye ko ari dogiteri uri kumva ko byaba ari ibintu byiza cyane kubera ko uyu musaza yahita avura Iribagiza kubera ko uyu musaza yaba atangiye kuba yamenyekana mwa runo rugo uri kumva ko ibintu rero Kanyana agiye kuba yahisha amabanga ya Rugema uri kumva ko biraba atari ibintu byiza cyane mwa runo rugo kubera ko Iribagiza aramutse amenye ko dogiteri ari mwa runo rugo yahamagara bakamarade bakabasha kuba bavuga ahantu umuti uyu musaza akabasha kuba yaha umuti Iribagiza rero ni ibintu byiza cyane kuba iyi filimi ibashe kuba yagera hano nimba ubashe kuba twagerana kuri uyu munota umaze kuba wasobanukirwa buri kimwe kanda subscribe kuri iyi channel kugira ngo utazajya ucikwa na video zacu ubundi ibintu byinshi biba bigihari byo kuvuga kugira ngo mubashe kuba mwamenya cyangwa mugasobanukirwa ibintu bimwe na bimwe hano muri ino filimi ibintu amayobera aba yatambutse muri ino filimi rero urumva ko ibintu bikomeje kuba byaba byiza nimba nawe ubashe kuba waryoherwa n'iyi filimi icyo ngusaba nuko wakanda subscribe kuri iyi channel ugatanga ibitekerezo by'uburyo wagiye ubonamo Rugema ibintu yabashe kuba yakora inyigisho yabashe kuba yatanga muri ino filimi n'abandi bakinnyi bose ndetse na Kanyana yuko babashe kuba batanga inyigisho nziza babashije kuba batanga amasomo meza nimba nawe ubasha kuba wakurikira filimi Inzira y'Umusaraba ukuramo amasomo yawe hano twabashe kuba twabatambukirizamo amasomo
amasomo akomeye agomba kuba yakuyobora mu buzima bwawe uburyo ugomba kuba wakitwaramo, ariko ntukijye wibagirwa kuba wasenga Imana kubera ko aba ariyo igufatiye ukuboko ikabasha kuba yakubashisha buri kimwe cyose. Nimba nawe ubashije kuba wagera kuri uyu munota, Imana ikaba yabashije kuba yagufasha ukaba wiriwe uyu munsi umeze neza, jya muri comment wandike amena kubera ko Imana itangiye kuba yakora ibitangaza, ukabasha kuba wakumva amasomo ari muri filimi Inzira y'Umusaraba kandi ukabasha kuba wasenga n'Imana ku ruhande. Rero tuba tugeze muri ka kanya ko kuba twashimira abantu b'abakunzi bacu babasha kuba bakumva izi video bakabasha kuba bagera kuri uyu munota tukiri kumwe. Muzajye mujya muri comment mubashe kuba mwabigaragaza kubera ko mwamaze kuba abantu b'agaciro babashije kuba bagera ahangaha kuri uyu munota bakireba iyi video. Uri kumva ko ibintu biba ari byiza cyane, biba byabaye byiza abantu baba barebye iyi filime Inzira y'Umusaraba mukabasha kuba mwasobanukirwa. Hano twabonyemo ibintu byinshi cyane bishobora kuba byagufasha mu buzima busanzwe. Twabonye amasomo agiye atambuka muri filime Inzira y'Umusaraba, aho hano Rugema yabashije kuba yakina ari umuntu mubi cyane, atangira kuba yazana ubwenge bwinshi cyane, ariko yamaze kuba yavumburwa imipango yigiye kuba yapfuba kubera ko yamaze kuba yamenyekana. Nyine ibyo byagiye hanze, amaze kuba yamenwa n'umugore we, kandi uyu mugore we agiye kuba yamutsindisha buri kintu cyose kubera ko icyo azajya avuga Rugema bazajya bahita bamwibutsa amabanga uyu mugore yabashije kuba yamenya ko dogiteri ari hano mwa runo rugo. Uri kumva ko rero ibintu bitangiye kuba byaba byiza. Nimba ubashe kuba wabona ko ibintu ari byiza, ushyire amayemoji y'umutima wo hasi muri comment kugira ngo tuzajye tubona ko hari abantu babashije kuba bagera kuri uyu munota. Ibintu aho bitangiye kuba byagera bitangiye kuba byiza cyane kubera ko iyi filimi itangiye kuba yaryohera abantu. Hariho abantu bari bamaze kuba bayirambirwa, ariko igiye kongera iryohe cyane. Abantu mwari mumaze kuba mwayirambirwa, mujye muri comment mutubwire tubakorere finali kubera ko nayo filimi igiye kujya ibageraho irahari yose. Ntago muzongera kuba mwakererwa amasaha yo kuyireba kubera ko icyo ngicyo twagikemuye kare. Rero icyo ngusaba nuko wakanda subscribe kuri iyi channel kugira ngo uzajye ubasha kuba wabona iyi filimi kugiye, kubera ko ibintu bitangiye kuba byamera neza. Aho igeze igiye kuba yagera ahantu izarangirira mukabona finali yayo vuba aha. Nimba nawe utegereje finali y'iyi filimi, jya muri comment ubivuge kubera ko finali irahari kandi iri hafi. Icyo usabwa nuko ukanda subscribe hano kuri ino channel kugira ngo uzabashe kuba wabimenyeshwa mbere yuko biba, kubera ko hano tubanza kuba twabamenyereza tukabaha filimi mbere yuko isohoka, kandi ibitekerezo utanga muri iyi filimi bibasha kuba byagera hano muri filimi tukabasha kuba twabikinamo. Rero nawe jya utanga ibitekerezo byawe kugira ngo tuzibibone.